Doruka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya reka mwabana umeze mubyihorere Doruka sazabaretse namukubita Igo nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane Wese ukorera tukiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye Wese umugambi w'Imana ubaye oya mana ya ndashaka kumva rero expectation ufite zo kuva i Kigali uririmbiye abantu bimeze bite ni ibintu nari nkumbuye cyane nabirukaga mu kwa karindwi nkiri umunyeshuri kandi koko koko twakibagiwe we kora tante babarira Igo cyane ubu ntago ukiga ntago nkiri umunyeshuri Imana ikora igisuzuguriro Haleluya Shayiteri yagukuye muri tarakwemereye mana yanje tukiraho Vestine uribuka utsinda cya leta amagambo akomeye wabwiye Dorcas umuhabura byibuze amaze gutsinda umubwiye iki batatigatagera gaceka cyakoze niwe muntu wa mbere nashimira ubuzima dose nakohereje yanyoreje n'amafaranga pe Vestine uko byagenda kose nubwo ntabimwereka ari mu bantu banyambara kabisa naramwambaye kasite nakojeje amafaranga oya buri gihe nyine Vestine mu bantu bamereza courage banyitaho ko mutambarije kuri depression nagize agiye ko mutambarije kuri depression nagize agiye turahagera kuri muhagera nshaka kuyivuga urumva Vestine abwiye amagambo meza pe nokuri ariko ntiyabura kwa guca intege kwiwe ubu waje ku isoko ry'umurimo ngo ngwino ubone ariko yamaye courage pe so narindi ko abona ko ari grand fille amen turashima Imana mu bintu bijyanye Kristo ari muri njye uko nyine haleluya ngo ni haleluya niko abantu bubatse tuvuga amina haleluya amina haleluya sawa yego ntabwo nyine ubigira cyane okay nandi kubabwira nayirukaga stage ku bukwe bwa Vestine nyiri umunyeshuri ubu noneho ntago ndi ku ishuri umuhamagara ugiye kumuhamagara ejo I can't wait kubabona turi kuririmba imitima ya benshi iri kuruka kubw'ikintu Imana yadushizemo ndabyishimiye ejo tubonane yego ni stage iteguye neza of course barabizi ko mugendana na band twa Adorando ikuriwe n'uyu mugabo uri gucuranga akagitari muri background n'abandi bahungu n'abakobwa beza b'abahanga cyane bivuze ko umuntu guhera amasaha rwose ya premidi harabafunguye mwinjire ubundi turamye duhimbaza n'andi matimu manini cyane nabonyemo igisubizo ministries El Shaddai mo n'indi mwe n'indi hari kwibuka yego abantu babona guhemburwa kw'Imana ubundi aho ngaho ni Kigali katubwire ngo yavuye mu rugo ngo ugira depression ubundi agize uko bikirangira nago nabyiyumvishaga cyane numvaga bitanabaye ko bwarangiye kwa gatandatu njya ku ishuri kwa mbere mfite cyareka kwa gatatu urumva rese subira mu banyeshuri nago nabyumvise ko Vestine yashatse dore mveyo mama niwe babibwira yagera akavuga sinjya ku meza utari waza kurya byananiye umurwayi irunguke yego ku Imana yanjye nungu ibyo byaranari umurwayi irungu mama ajya bimbwira nyine Mana we oyego nawe narwaye aka depression kabisa byagenze gute do ntabwo mwabyumva tarira mwana hagarareho data tubwire narebe it's okay no please don't cry utagira ngo ndikukwirira urumva Vestine kuva kera ni umuntu twakoranye none yari ameze mama wanjye muto n'umuntu wanyitaga we yabona ntari kurya kuki utari kurya gashaka kumenya kuki utari kurya I know agashaka kumenya kuki utari kurya none ni nawe neraga courage yo kurya mbona ndi mu nzu ngiye response yahise ajya ku ishuri mbona ndi mu nzu ngiye nyine kumwe na mama gusa Vestine kubona atari mu rugo
byarangoye sinjya njya mu gitondo ariko yarambyutsaga nashyuye ibiryo ngwino urye nkagira courage ndamaze nk'ibyumweru 2 kurya byaranze ndati nawe ararize byarananiye mana yanjye navuga ngo ndamuhamagara nijoro urumva n'umuntu wubatse no kumwubaha ndarana nawe none nanga no kwirarana Vestine ari umuntu dusengana ndi njyenyine byarangoye kwino umuntu twakuranye twahoranye naganizaga ibintu byose ndamubura nago namubuze burundu ariko nago nari mufite nagize depression ku buryo namuhamagaye saa 9 z'ijoro mama akaza no kunda azambwa ati mama gara Vestine ndamushaka aransengera birashira ariko byagize nkajya nanga no kujiwe uzamubaze twarabishwaniraga kamingwi nutsira mbwa oya byarangoye namaze nk'ukwezi ntishima byaranze n'ubu ndi kurya kuko ndiwe byageze mama yambwira ati jiwe kugira ngo ubashe kurya uresha imiti ya apeti njya biranga twanagiye kwa muganga agira bampa imiti urabyuka biranga ubu mama yarambwiye jiwe kugira ngo urye yaratekaga nkamubwira ati bihereza uyu muntu abinzane kugira ngo njye ibiryo byiwe sibanze banagure nawe ariko nawe ndi kukurira kwica abantu ndi kukurira uramurira yapfuye ntabwo ari wowe utajya wenda ukunze cyane mva urukundo rurarenze byihorere utese misi twarandikiye nyina Dorcas turarira ntabwo ubizi uriga irode bari wiyizira i Kigali ku mahirwe nako kongereza amana warakoze ni ukuri kuri chat dukora ikiganiro kubangamira nayibagiye sinyikoresha telefone kwandikira abaririmbyi ikibazo cyo kugendana n'abayobozi nanone ku rundi ruhande bajye bamenya ko yari uyoboye ni uyoboye imiziki ikipe y'imiziki yose niwe kibamba bari gutanga amategeko y'umuhanda. Anyways, twihuta cyane mu minota ya mbere tubwira abantu ko gahunda ya hafi dufite urugendo rurerure nicyo gihari ngira ngo abantu bazi kubibona kuri social media platforms za new nizange nizayemaye muri rusange. Hari ibitaramo bigiye kubera muri Canada turaza kubigarukaho ariko gahunda ya hafi turahera i Kigali tunabonereho tubanze twexcuse kuri ku muryango ukomeye hano mu Rwanda twari dufanye gahunda ariko irapfa kubera ibitaramo bindi twari dufite witwa SOS batwihanganire ntabwo twabashe ku making up mutsagaragara muri event yabo ntabwo tuzabibonekamo i Kigali ariko sofa muri camp Kigali ku cyumweru ubwo ejo muri camp Kigali muraza gusuzanya n'abantu banyu ubwo ababishoboye rwose imihanda yose muyerekeze camp Kigali muzinjirira ubuntu nta kibazo ntabwo bari bwishyuze hari igiterane muzaririmbana namo n'abantu ngira ngo mukomeje kubona bigira busy umuyobozi w'abaririmbyi witwa Dorcas yakomeza kubabwira ati gahunda ni iki abasinzi byaba ari kubabwira umuyobozi akugisuza timu yawe mwana gisuza ikipe yawe bari abantu uyu ni umuyobozi w'amafaranga ngaho nyumvira abantu amafaranga se barayayobora tuvugisha kuri nta muntu buri cyarusha umuntu sha Doroka ndabikwemerera muri ubu buzima wa mwana uri umucungamari pe cyane nzaguha akazi mwana wanjye nishinga company ikomeye urabyumva abasuje urabyumva aka kantu wa mwana we ndabyumva tanti mami yes mami Vestine yes my daughter none nsigaye mwandikira ve waramutse naramutse niba ari my fee ngo my fee my fee nge naje kuvuga my fee bitabi yego nuko ajya nsubiza yego rero gahunda ya mbere turi bukorere muri camp Kigali mu giterane cyitwa nimbari harya Lafdos Crusade
Katubwire. Amakuru y'urugo ni meza. Ntago ndamenya ibintu birenze cyane ko ntago mamaze igihe cyane. Ntago ndaza kumbwira abantu ngo urugo bimeze gutya. Nawe ndi kwigira umuntu w'inzobere cyane kandi nanjye nta gihe kinini mamaze. Si nk'amezi nk'atatu cyangwa abiri. Atatu. Yego. Ubwo maze yana amezi 3 ndaze mba. Bambwiye ngo iminsi 5 mu rugo ngo nayo bihagije. Abantu bafashe urugo nkaho nyine ari ahantu habi. Tubwire yo hageze. Reka kujya mu rugo ni nko kujya mu gihugu utaruzi utarumenyereye bigasaba nyine kuhiga niki byarangoye sinababeshya byarangoye cyane ngatekereza ubuzima nimbayemo mu rugo na ba Dorcas bose na ba mama ariko nanone bitewe n'ukuntu mama yangiraga inama kambwira ati icara wubake kumva naramenyereye nta kibazo kabisa baramenyereye ibintu tuzabijyamo nyuma ibintu by'urugo rwanye mu byihore ni mubimbaze muzabanze mushake undi muramaze kimwe muzabanze mushake yego ko Dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaburetse oya reka mwabantu meze mu byihorere Dore kazazabaretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane wese ukorera ukiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye isi nta cyizere iri gutanga abantu bose bararira barahogoye abatunzi bati none ko bituyobeye abakene bo amarira nava ku maso mbega ingorane we zishize abantu mu bwigunge none si ubu dukora iki igisigaye ni kimwe tugume mu mwami umukiranutsi azabeshwaho no kwizera umwami azaza intambara zose azikureho twibere mu mahoro iteka umuntu aba afite byose mu buzima akaba nta kinabura mu byo akeneye ariko akabura urubyaro yemwe we bikamuhangayikisha umutima undi nawe ati narabyaye yemwe we mfite abahungu n'abakobwa yemwe we ariko bakicwa n'inzara ibibazo bikabagora bikababera imbogamizi yemwe we bikamuhangayikisha umutima undi nawe afite ibyo kurya bihagije agasimburanya mu gitondo na nimugoroba ariko yajya kwa muganga ati ibyo byose ubireke usigara ufata amafunguro atari n'umunyu ariko yajya kwa muganga ati ibyo byose ubireke usigara ufata amafunguro atari n'umunyu bikamuhangayikisha umutima